twongeye kubashimira ko muri kutwumva. Inshuti mbi zishobora kukurura mu rwabayanga. Ihene mbi ntawe uyizirika hiye. Abantu batandukanye baryohewe no gucudika n'abandi bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko hari igihe ubucuti bwabo bugera ku iherezo bugasiga umwe ari mu gihirahiro yashoye ku buryo benshi bishobora no kubaviramo indwara zo mu mutwe, cyane cyane iyo bari bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo batababaza inshuti zabo. Mu kiganiro duherutse kujyana n'umwe mu bakobwa basohotse kaminuza, muri inkuru twamuhaye izina rya Dominique, kuri afite imyaka 27, yavuze ku nshuti ye bahuriye muri kaminuza, agaragaza ko yari iyo nshuti ya mbere yagize ndetse bakisanga baracutitse bikomeye ku buryo bamaze imyaka myinshi bafitanye umubano w'akadasohoka. Yaragize ati, yangaragarije ko anyishimiye kandi anyitayeho tugihura. Guhera ubwo turahuza, dusangira ibihe byo gukunda, gusoma ibitabo no kwandika. Dominique uyu ni umukobwa wakuranye uburwayi bwa autisme, bukunze kwibasira abana bukabatera kugira imyitwarire itandukanye n'iy'abandi, ku buryo bidindiza ubwenge bwe bigasaba ko yitabwaho byihariye. Ibi byatumye abaho yumva yifuza kugira inshuti kugira ngo zimufashe kwigobotora ibibazo by'agahinda gakabije n'umuhangayiko yahoranaga, ku buryo yajyaga anagerageza kwiyahura. Inshuti yungutse bwa mbere yaje gusanga bahuje ibibazo bituma iba indi mpamvu yo kubomatanya, ku buryo Dominique yumvaga afite inshingano yo gukora uko ashoboye ngo anezeze inshuti ye. Ati, numvaga nifuza gukora icyo ashaka cyose nkagerageza gutuma yishima. Hashize imyaka 2 bagiranye ikibazo cyatumye bashwana, aho Dominique agaragaza ko yaje gutahura ko inshuti itamukundiraga ubundi bucuti, ahubwo yari afite izindi mpamvu zirimo kumubyaza umusaruro bitewe n'uko yari yuje ubuntu n'ubugwaneza, bikajya bituma babana ari kimukurikiyeho. Abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko inshuti itari iya nyayo mugiranye ubucuti iguha umurongo wo kugenderaho mu kubana kwanyu, kandi akenshi ikajya yibanda ku bintu iyo yumva ikeneye kugira ngo mubashe kuba inshuti. Uyu muntu kandi iyo bibaye ngombwa ku mubano wanyu ugera ku iherezo ryawo, wowe usigara wumva umeze nk'uri mu gihirahiro, ukiyumva gushidikanya kwinshi ku buryo rimwe na rimwe uba wumva wagira ngo urishinja amakosa, ukumva ntunyuzwe cyangwa ukaba wanakwiyumvamo uburakari. Dominique agaragaza ko inshuti atari nziza, uko wagerageza kuyitangira no kwigirira neza kose itabura kugutenguha, ku buryo habaho ibihe ushobora kuguza amafaranga ntizazirikane ko yakwishyura, ikabifata nk'impano wayihaye. Mu gihe utahuye ko ufite inshuti isa n'igukunda ikikuvamo, ugirwa inama yo gutangira kuyihunza gahoro gahoro, ugabanya kuvugana kenshi nayo kuri telefoni no kwandikirana kugira ngo wirinde kuzasigarana ibikomeye n'agahinda gakabije. Serene Rountree, inzobere mu gutanga ubuvuzi bushingiye ku biganiro, yavuze ko mu myaka 3 ishize yakiriye abakobwa benshi mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 20 na 30, kandi ko umubare w'abafite ibibazo bishingiye ku kugira inshuti zitari nziza wiyongereye cyane muri icyo gihe. Yibutse ko abantu bakwiye kujya bita ku bucuti bwabo busanzwe, bakamenya ko bahitamo inshuti, ntibibwire ko abari mu buzima bw'urukundo rutera n'imitoma ari bo bashobora gukomerekeramo bonyine. Nubwo gutakaza inshuti no kwivaho bitoroha, abahanga mu mibanire n'imitekerereze ya muntu bajya inama ko mu gihe umenye ko umubano ufitanye n'umuntu ushingiye gusa ku nyungu aba akwifuzaho, ukwiye kugerageza kuzibukira, kubera ko iyo bitagenze bityo bikuviramo indwara zishingiye ku mitekerereze zirimo ihungabana, agahinda gakabije, umuhangayiko n'izindi. Naha dusoje ikiganiro cyacu, naho gutaha ku ishuri.